Birashoboka ko wagera mu rugo unaniwe ukeneye kurya neza kandi udashaka kujya mu bintu byinshi. Byakunda gerageza gufata niba ufite inkoko ushobora kotsa muri ubu buryo ukayishyira mu ifuru, nta kindi bigusaba ni ukuyisiga ibirungo gusa cyangwa se ukanabyihora niba utabikunda, hanyuma ugahita uyishyira mu ifuru ukayikora mu buryo butagoranye, ukaregera iminota ubundi ukirira inkoko yawe ukarya neza, ubundi ukiryamira ukaruhuka. Ntabwo bigoye, nta kigoye kirimo. Ukarya inkoko yawe imeze neza, cyangwa se hari igihe wabonye abashyitsi bagoranye, nabyo birashoboka ko wabonye abashyitsi bagoranye hanyuma ukaba wabigenza gutya. Gerageza kumva ko birashoboka nta kibazo, hanyuma ubigenze gutya. Niba ushaka kureba video ndende kunokeje iyi nkoko, jya kuri Benny Grace TV hanyuma urebe video y'ukuntu botsa inkoko mu ifuru. Biragufasha kugira ngo uzajye ugerageza guteka rimwe na rimwe udatetse ibintu byo kumbabura, watetse ibintu byokeje gusa. Biraryoha, biramera neza, nta kibazo, wabikora, ntabwo bigoye. Yego, hanyuma naberekaga ukuntu nayisigaga. Hano ni ukuntu nateguye iyo sosi yo gusiga ku nkoko. Ushaka udakunda ibirungo ukaba wakora inyanya zisanzwe n'ibirungo bisanzwe, poivre, celery, inyanya, ushobora kubanza ukabisya muri blender mu gihe uyifite. Iyi ni ya nkoko yahiye imeze neza, ngira ngo murabibona ko ndimo ndabereka yahiye imeze neza. Nayitetse gutya, imbere natetsemo umuceri, ntabwo naberetse detail par detail, ariko ushaka kureba iyi video jya kuri Benny Grace TV urebe iyi video yo kotsa inkoko muri fu. Hanyuma nateguye ifiriti yo kuyirisha, ku ruhande hari agasosi, ariko ushatse washyiraho ketchup, ushobora gushyiraho mayonnaise, ushobora gushyiraho ibindi bisanzwe, imboga zisanzwe, nta kibazo, byaterwa nawe uko wumva ubishaka. Hano ni isosi natetse ku ruhande n'ifiriti gusa, undi nta kindi. Nawe wabikora mu buryo bwawe, si ngombwa ibi ngibi, ariko abantu mukunda inkoko, mukunda kujya kurya inkoko mu mahoteli, mukunda kujya kurya inkoko mu maresitora, mujye munabyitekera mu rugo iwanyu, kandi mufite amafuru mu nzu, mujye munabizitekera. Ndimo ndabankuraje kugira ngo mujye munagerageza kwitekera ibintu, ntabwo bigoye, ntabwo biba bivunanye. Bino ushobora kubikora unaniwe, udashaka gusigaho ibirungo, ushobora no gutishyiramo gutyo ukaza gusigaho. Iki ngiki kirungo cy'isosi ntabwo gitwara umwanya, wagisigaho yahiye. Yego, hanyuma ukirira inkoko yawe bitakugoye. Ndimo ndabereka yuko hano ntabwo yafanyaguritse, irameze uko nayishyizemo, nta kibazo. Hanyuma ukaba wayirya uko ubishaka, ukayirisha icyo ushaka, si ngombwa ifiriti, ushobora kuyirisha umuceri, ushobora kuyirisha ubugari, ushobora kuyirisha igitoki, ushobora kuyirisha whatever you want. Ntabwo nta kondisiyo iri ku cyo wayirisha. Hano rero ngiye nayitetse gutya, mo imbere nashyizeho umuceri, hano ndayitandukanyije, namaze kuyisatura. Hano irahiye neza pe, murebe n'ikirungo cyagezemo imbere, murabona ko n'imbere isa umuhondo, so ni ikikwereka ko inkoko iba yahiye neza, iraryoshye. muri ukuntu inkoko, muri ukuntu inyama isa, ntabwo bigoye, wabikora nawe, nta gitangaza kirimo, nta kigoye kirimo, nta byinshi isaba, nta mwanya igusaba. Uraregera, ukaregera amadegre, hanyuma ukarindira igashya, ugateruramo ugaha abashyitsi, cyangwa se ukirira ukiryamira, setu. Rero mba ndi kubereka inzira nyinshi mushobora gukoramo ibintu kugira ngo mube mwabaho. Hari igihe wumva ushaka kurya kandi ukabumva udashaka kurya nabi, ariko nanone ukumva ufite ubute bwo guteka. Bikore muri ubu buryo, bizajya bigufasha. Hanyuma rero wo mushyashya ugira ahangaha, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Benny Grace TV, kora subscribe, tujye tubana mu buzima bwawe bwinshi, ngenda mbereka utuntu dushyashya ushobora gukora mu buzima bwawe munsi. Hano hari n'ibindi ushobora gukora. Ushobora gufata inyama zisanzwe z'inkoko, iz'icyano ngeza ari iz'inkoko, ukaba wazishyira muri furu nazo, ugashyiramo ibirungo byose, ugashyiramo inyanya, ugashyiramo poivre, celery, ugashyiramo ibirayi bibisi bikase byoroshye, ariko bitari byandi biba bikomeye. Hanyuma ugateka muri furu, ukarindira, ugacanira isaha imwe biba bihiye, cyangwa se iminota hagati y'iminota 50 n'isaha imwe. Ushyiramo ibyo ushaka byose, ubundi ugashyira muri furu, bigahishwa n'umwuka, nta mazi yigeze ageramo. Ibi rero nabyo ni ibintu n'ibindi naberekaga nabishobora guteka mu ifu. Uyu munsi naberetse ibintu ushobora guteka mu ifu, ntabwo bisaba ibintu byinshi. So niyo mpamvu rero ndabasaba ngo mujye
mujye mwitekera, mujye mugera afata igihe muteke. Aya ni amavuta mushyiragaho kugira ngo bitaza gushirira. Ifu ushyiramo umuriro mukeya. Niba ubishaka kure ko nakoze ibi birayi, jya kuri Benny Grace TV urahasanga iyi video y'ukuntu ushobora kwakira. Hanyuma rero hano bya birayi ushobora kubibya nk'uko yawe, ushobora kuyishyira ku ifiriti, ushobora kuyishyira ku yayitogosheje, ushobora kuyishyira ku kintu icyo ari cyo cyose. Murabona birasa neza, murebe nk'uko yanjye ukuntu isa neza, nayitetse mu ifu, nta kivunanye, nta kigoye kirimo. So nawe wabikora, gerageza kubikora. Mbagenda mbereka ibintu bitandukanye kugira ngo namwe mujye mukora ibintu bitandukanye, mwe kurambira igihe wicara ukavuga uti nabuze ibyo nteka, gutubura ikintu uteka kandi ibiryo bitandukanye. Guhora ikintu kimwe nicyo bituma bikurambira kurya. So gerageza rero kumva yuko wabikora mu bundi buryo, birakunda, byashoboka, nawe wabishobora nk'uko nanjye mbishobora. Ushobora kuba umucifu, ukaba cifu runaka nk'uko natwe turi abacifu mu gikoni iwacu, byakunda, byashoboka. Murabona ibintu bidasa neza, murabona iyi nkoko, murabona ibirayi biri inyuma, ushobora kubitogosa, ushobora kubikora ifiriti uko wumva ubishaka, ushobora gushyiraho umuceri, ushobora gushyira ikintu icyo ari cyo cyose. Aha nta kundi usihaba. Ibi birayi nabyo ushobora kubitekamo ubu buryo, ukaba washyiraho ibitunguru, ibiryo birokeje, bambereka uburyo butandukanye muri iyi video, hanyuma ukaba wabirya bimeze neza. Ibi ni ibirayi byokeje, bya bindi mujya kurya muri resitora cyangwa se mu mahoteli. Ni iby'ibi ngibi nabyo. Niba utabizi, jya kuri Benny Grace TV urebe video y'ukuntu nakoze ibi birayi byokeje, hanyuma nawe ube wabikora. So biroroshye, birashoboka, gerageza nawe ubikore. It is very simple, nta kigoye kirimo, gerageza do it, nta kigoye. Hanyuma uzanyandikire umbwire ukuntu wabibonye. Kora kuri subscribe, ntibibagirwe gukora kuri subscribe, like, share na comment, hanyuma ujye ubana na Benny Grace TV. Ibyo ntabwo bigoye, bikoreho. Niba wumva ari ikintu byo nkweretse bigufashije rwose, bikore, nta kibazo. Hanyuma niyo nkunga yawe yonyine ngusaba, hanyuma tubane mu buzima bwawe munsi. Ndagushimiye cyane rero twahoranye, nkaba ngushimiye, ntibaze ko hari ikintu ukuyemo, nibaze ko muza kuri video zanjye hari ikintu mukuyeho, nkeneye kuba motivatinga. Tujye mwumva ko ibintu babirya mu maresitora, mu mahoteli gusa, nawe wabyikorera. Murabona neza ko aha ni mu rugo, nta handi ndi, ni mu rugo, ngenda mbikorera mu rugo. Ushobora kwicara nkavuga reka nkore ibi. So nawe ushobora kuba chief rero, ukaba wabikora, kandi ukaba chief utarize ibintu bya cuisine. Ntabwo bisaba kuba warize, ushobora kwiga muri ubu buryo, natwe tukagenda twigisha, nawe ukagenda wiga nk'uko natwe twagiye tubyiga. Ntabwo twese ariko turi abatetsi, ariko turi abatetsi mu rugo iwacu. Ntabwo ariko bose dufite certificate zo guteka, ariko turi abatetsi iwacu, turya neza nk'abandi bo muri hoteli. Saba rero ndabashimiye, ciao ciao, bye bye, Imana ibarinde.